cyakaho Yeremiya yahunganye Imana yonyine isaba kwisezerano barayimutana ijyana mu Misipa mu Misiri abati muza gutwara usaba gatsindwa mwe nubwo nabahanuriye ibyiza ko mudatwara Imana ya Israeli nigeze kuyitwara Filistia mutayitwara ngo arayimutana yonyine ayijyana mu buvumo ngo aragenda arayihisha n'amagingo nawe ntawe uzisana ko yahisha ubwo kabiseza migakere narangiye haje Yesu Kristo icyo nshaka twari twagiye za Nyamasheke 2018 dukora sorti tugezeyo mpurana n'akaga ntigeze mpurana ko mu miremire yose twari kumara iminsi ibiri najyanye n'abacuranzi nari nzi kurepetesha nari n'umugije mwiza nari narapetesheje umucuranzi wese w'ikigali namukozeho tujya mu mapasiteri na gatandatu ndacyaza baririmbyi ndarepetesha nari maze ukwezi kose nsenga buri cyumweru dusengera isamudu ukwezi kose chaque dimanche après tukayisamudu bagusenga yabijoro dukora sorti turagenda tugeze mu kibuga turi buririmbire dusanga umukecuru umwe yatwiteguye umwe afite imbaraga mbi ziteye ntitwamenye wari igihe yagiriye dutikiza tukigera mu kibuga aduteza intozi kandi aziteza sipura mu mutwe ukomeye muri korali ni umutwe wa sipura kuko tuyita salo niwo uheraho ureba iyo bafini na korali bifini na yose intozi zirabarya batazireba Yesu we zirabarya zibahera bacica zirabarya kandi bari kurimbana n'abasirikare iyi ntambara n'iy'umwuka ntabwo ari iy'amasasu muragize neza muraza ubwo kandi uzaza bisanzwe uzongere wigendere iyi perezidansi yigeze umusaruro cyane pe ubwo Uwiteka tuwabonye ko niyoroshe bya bindi warukoze siko mwambwiye ni special week ugomba kuba na special mu buzima bwawe mwiza gusa kuko ibitotsi birahenda yego ubu ntegereje igitangaza Imana izankorera n'urugendo nkora kuva Agaciro kugera hano yego biza kuba mudafitike ahubwo ngwino utwiteke undebe ndebe kora kuri wa mwenda kora kuri wa mwana kora kuri ya kuruse kora kuri ya krediti kora kuri wa Imana igira icyo ikora mbese mwazanga kuri butiki gusa Imana igira icyo igira butiki iteka himbaza ubu niteguye igitangaza gikomeye ntabwo nzakora no Imana yarampamagaye ariko ikagira ibintu ikora bidasanzwe kuko ni special dusome Daniel ibice 5 13 14 Daniel ibice 5 umurongo wa 13 n'akangahe hano murakuze ntabwo tubari gusubira n'inshuro ngana nuko bazana Daniel imbere y'umwami umwabaza Daniel ati niwe Daniel wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Buyuda numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikuboneka. Amen. Amen. Twashoje muri niba turi n'amata ukajyana leta Daniel uwo bamuriye data yayaze mu banyagano b'i Babuloni bamwe b'i Buyuda
ukaza i Babuloni, none twashorewe, mama niwe ukundagiye, nasimbuye data ntakuzi, nanamubwiye ko ajya gukemura ibibazo data akiriho, nari naramuciriye amazi ntazi ko uriho, ariko agaciro karimo gatunyuza. None ambwiye ko umwuka w'ubwenge no kwitegereza n'ubuhanga n'umwuka w'Imana ukurimo wafashaga data. None ngwino ukemura ibibazo. Abaje gusenga haleluya, abaje gusenga haleluya. Igitabo cya Daniyeli ni igitabo cy'amavuna, gisa n'iki cyakozwe n'umuntu. Gusa kurimo gusoma umwamurikira ibi ntaho uzabikura, uzabyumva hakeye. Tega amatwi uze gusoma ugeze kure. Gisa n'iki cyakozwe n'umuntu. Iyo bavuze amavuna baba bavuze iki? Ni ahantu Imana ikoresha buri muntu uwo ari we wese mu gihe ishaka. Impumyi, abaremaye, abatarize, ibiragi, abakomeye, aboroheje. Niyo mavuna. Yesu ashimwe. Niyo mavuna. Attention, icyo nicyo cyatumye iri torero ryacu rikura rikadepasa n'amatorero. Ni amavuna Imana yashyize mu bantu, igahamagara indaya itarize na primaire. Ntabwo muzi, bati turakuzi. Nimwenage turakuzi, turamukurikira, Imana yawe twarayibonye, nta kintu bakwiye. Niyo mavuna. Ntimuzi iwacu, ntimuzi aho mvuka, ntimuzi. Bakumva baravuga muri hiti, bakumva barabura, bakabona umuntu utarize n'ubwo kwiga ari byiza, ayoboye abantu ari ku murongo, umwuka w'ubwenge. Niyo mavuna. Nibyo byatumye iri torero ridepasa. Imana yahamagaye ingeri zitandukanye. Imana ihimbarizwe. Imana ishimwe. Amen. Igitabo rero cy'iki gitabo cy'amavuna kigizwe n'ibice bitatu. Kuva ku gice cya mbere kugeza mu bice bitandatu ni amavuna. Imana irimo kwiyamamaza mu bantu bayo. Irakura abantu mu matanga, irakura abantu mu nzobo z'intare, inzozi, abatise iyi Imana ibaho. Imana yari igiye kwiyamamaza aho batayizi. Hari Imana yiyamamariza mu muntu. Haleluya. Hari Imana yiyamamariza mu muntu. Yewe ikakwiyamamariza, kandi iyo kwiyamamarije inyuma ku mubiri uba gatowe. Uba gatowe, ariko imbere uri fota. Uba gatowe inyuma baguseka, ariko imbere hari ibintu bizaba. Abasha guseka hano. Yewe ikwiyamamarizaho. Ayaya, nta mwanya dufite. Uzi imyaka afite? Uzi imyaka afite? Mfite imyaka myinshi. Basengera muri lisansiye, basengera ntabyo bahereyeho byinshi, ariko amasezerano yarihutanye hafi imyaka 30. Sengera abapasiteri ndabigisha, abajenali, abapasiteri, sengera abadirija barazamuka, sigara Imana imuza kujya muri indi dini. Ndabaparara. Ntabwo ndi muri sitasiyo ngewe, I'm not. Na diplome sizo yabaga epfo isabuka ya ade. Ibyo bavugaga sinari. Nareka kuyamamariza bagatembera yigisha abandi we ntiyigisha. Imana iri kwiyamamarije mu gutega ibitugu, kuko kwitonda ukarindira byemeza umutwaro. Abana gusenga haleluya. Mfite amashuri make cyane. Iwacu kwa mbere hava umupasiteri, no? Kuko akagaciro muvuga
imana uyijya imbere ikakubwira ngo biremwe nonaha ukuye iwanyu mu gisambu cy'iwanyu mujyane mu kindi. Imana ikakwegura. Niyo mavuna n'ibyo Imana ikora. Haleluya. Amen. Yego. Urimo kwiga university ubu. Yego. Bashyira ku kibaho abana bakarangiza mbere batwaranye tutiwoya twebwe. Imana yakwiyamamarisha ngo tega ibitugu. Aba bahungu rero Imana yariyamamarishemo bajya kuyamamaza aho batayizi. Uri bubyemere kuyamamaza? Uri bubyemere? Barambwiye bati wazaje tukakureka ahantu wigisha bakaguha 300 mu minota 30. Naho ni sawa. Ngo mfukame nzakomera. Abantu bakagenda bakayoragura agasigara ndeba n'igihoro. Hano tusimbuka barajya bareba nabo baracyana. Imana gusa kujya ku macano. Naba ntuzajye hazaba benshi. Imana gusa kujya mu macace amwe nawe. Iramwe ndashaka kuzakora igihe kirekire udakenyutse. Kwiyamamariza ukagenda ugapondeka abandi barya. Yego. Ahantu uzabona kuri cano sugu urimo kuvanga ngaha. Nahangaha ni mu Gakinjiro, ni mu Gatenga, ni mu Giterane cy'Abapantekote. Zisandi wahajya nahajya bibaye ngombwa. Ariko ntabwo nyaragurika ko shaka mfite kondisiyo. Yego. Nambara nk'Abapantekote. Ntabwo nambara uko shaka, nambara nk'Abapantekote. Nkarya nk'Abapantekote kandi nkarira ahantu nk'Abapantekote. Ntabwo mfa kwasa. Urashaka kuzuza umwuka wera no kugira agaciro. Ujye muri kondisiyo z'umwuka. Haleluya. Amen. Igice cya kabiri ni amani kuva ku bice 7 kugeza kuri 11. Ni amani kwakurikira nta mwanya afite. Igice cya nyuma ni iminsi y'indwi kuri Daniyeli yeretswe n'ibuye ryari kuzamanuka rigakwira isi yose. Uwo ni Yesu Kristo. Niwe buye uzijya gukora isi yose. Ni ijambo aza muri wowe akaza muri mwese ibuye riwari. Ibuye ryamanutse gitukura hasi ikaza kwa muganga nawe nibuye risangirwa. Buri wese akaba afite ibuye. Ubwami nibuye risamanuka Daniyeli rigende rikwiye mu bantu bose. N'ubwami buzahera kuri nubwo tuzataha. Haleluya. Izina Daniyeli riravuga ngo Uwiteka ni umucamanza wanjye. Uwiteka kubera umucamanza. Uwiteka kubera umucamanza. Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso nacira urubanza rumwe anyitukira Yeah.
ayaya yakuwe iwabo mu bana b'imfura ajyanwe i Babuloni babanyaga babatwaye mu byiciro babyita mu gifaransa deportation ngo babanje abana b'imfura ngo bakurikiza abacuruzi n'abafonkisiyoneri ngo basigaza muganga basigaza ari inazi wa muntu mumura akavuga ati kudaheruka gusenga ati hagiye munsi ni kwa kangahe ni umwinazi harya mwagize gahoro ni umwinazi kutaza muri repetisiyo nakoze akamoto sigaye nkazunguza uzaza maze kuyakoza ni umwinazi uwo ntacyo satani yamutwara ni umwinazi ntacyo acokoza satani ashaka ifura n'abafonkisiyoneri bafonkisiyona n'abanyabwenge nibo bantu n'ibibabuloni bakunda naho abinazi ntacyo bashakaho bagushakaho iki se ubundi umaze iki ugira umumaro mu izina rya Yesu Amen. barabajyana rero barabajyana ngo babajyanye rero bajya kubakuramo imana ya Israeli bajya kuyibakoropamo babajyana mu masekisiyo mu nzego z'imyigire ngo babajyana muri astronomy ibyerekeye by'inyenyeri ngo barabahanga i Babuloni muri astronomy umuhanga muzi bivuga witwa Gaspar na Balthazar na Melchior nibo babonye ya nyenyeri igihe cya Yesu. Gaspar yari yarasohotse iryo shuri na Balthazar na Melchior ngo bari bazi inyenyeri ngo Daniel bamweretse iyo sekisiyo ati hano hari amashuri muze tubereke mwarabiri atariko turakwereka nabi turaza tugutambagiza ngo mujyana muri siyansi muri Iran na Iraq n'abantu babize siyansi aravuga ati ndabibona baramujyana muri za mate baramujyana aravuga ati ariko tugira irindi shuri rikomeye ry'abakonikoni iryo rimeze nte ni abana twigisha iby'ubupfumu tukabigisha kuzajya barotora ibintu no gukora ubukonikoni n'ubucuti avuga ngo mujyane muri iryo mujyane muri iryo ry'abakonikoni aho niba ashaka kujya akazagaragaza imana ibarusha ubukonikoni ngo ajya muri iryo rero niryo yagiyemo iryo ngiryo yagiyemo niryo yagiyemo ngo agezeyo bagiye kubagaburira nkabona bazanye ibiryo atamenyereye amenya ko byaterekerejwe imana z'i Babuloni ngo abwira abagenzi be ngo atasiyo ibi biryo biradukoraho dore icyo tuzize ibiryo by'i Babuloni nibyo byose navuga tuzize ibiryo by'iki by'i Babuloni ngo abazi witwa Yoki avuga ati turetse ibiryo hari icyo bagutwara tubangice hanyuma tugerageza iminsi 10 uduha ibishyimbo n'amazi kubera iki si ibishyimbo ni ibyaturutse iwabo ni rantiye zaturutse iwabo babanyaga babapakiranye n'ibyo kurya by'iwabo abati mu duhu tw'iwacu uzi utwo ariko iwacu ubu ngubu ni 3 nayo kubyuka saa 9 nayo niba turi nayo kuzenguruka nayo kugenda bucece nayo kuza kwigamo nayo gutanga icyacu ntabwo kisozo agatutu nibyo byo kurya byacu warabiyetseye iyo mpamvu Babuloni kwasana kandi duhe n'amazi y'iwacu ni isoko ituruka Hermon ngo barya ibyo ngo barangije bararya ibyo biraturyoshye biraturyoshye ariko rero tutaba ku gatutu imyaka n'imyaka muzigenda batangira kubwiriza 8 n'ikenda rero tutaba ku gatutu ni ibyo byo kurya turya nibyo tuba tutava kuri pause
kujya kwambara igitambaro kigera ku muhima uzaza wuzura umwuka we. Iryo mwari yehe igitambaro kigera ku muhima. Izo ndogazi nisiba ngo ko mugamba igitambaro cy'umwami afite igitambaro kigera Nyamirambo. For what? Wateze igitambaro gusa cyangwa gasohoke. Kwikora umukristo umusore yambaye imyenda yacitse. Mode déchiré. For what? Ntabwo umwuka warakuzaho. Urimo kurya ibyo kurya by'ibabona. Jya kugushimura ko umwuka warataze. Yego. Ukuri mu iki? Urasoma nawe urinde cyane. Gusi yo kwa mukaranga tidahira mu bayikoresha hakuza yigisha mu ndimi abaje gusenga haleluya amen cyo kurya si wabo umwuka warabaza ni nawe yatsindiye rimwe umunani niwo murongo nyakukuru kwa Daniel nuko Daniel agambira mu mutima kutiyagurisha cyo kurya byahe kiga Ngone ukameze yakoze agashya. Kosa agashya. Abaza tunuko badutwaye. Imana yacu barayibona. Barayibonera hehe ahera. Atwice ko nagera hehe kuruhimbira mu gitura. Kuko n'abatangi bagiraga bate barahagwa. Abati atwice ko aho tumuteze turahaza. Nagera herera mu gutura kuko n'abatangi bawe nta kizira kijya cyane. Ngo barategereza bajye ko none Nebukadineza nkurikira. Abona Nebukadineza arinjiye. Araza aratanya batiramwishe. Arorera batiramwishe arapfuye. Gusura sinziriye. Kama naratamije kama nachabari atiko nachabari kama narijiye uzikishaka arashaka Imana ya Isirayeli itwarwa mu ntoki. Iyo umwami yagutsindaga kugira agaragaze ko akonesheje yagutwara Imana arashaka mu rusengero rwese mwarayibura babona aratamije babona aragiye ageze ahera ntacyo abaye injira ahera babona ntacyo abaye. Uzi icyo ushaka kuvuga twa tuduri ukora dutuma abadayimoni bakujagata. Kuki mpamvu umuntu gusuza akakugumana wa mugabo kandi ukomera icyuki yakushakisha se yageze ahera nta mana gifite ntabwo zifite kuri gikatsi uraza arashagajaga urashaka Imana arayibona. Naho Yeremiya ngo yarabanura ati muzafata igihugu ari Babuloni ariko ngo amenye ko bashaka batayitwara mu bintu Yeremiya yahunganye bakabwira Imana ngakuri ntajya mu cyicaro. Yeremiya ngo yahunganye Imana yonyine isa kwisezerano barayimutana ijyana mu Misiri abati muza mutwara gusa mu gatsindwa mwe nubwo n'abahanuriye byiza ko mudatwara Imana ya Isirayeli nigeze kuyitwara Filisitiya mutayitwara ngo barayimutana yonyine ayijyana mu buvumo ngo aragenda arayihisha n'amagingo ntawe uzisana ko yahisha. Ubwo karisezerano rya kera rirarangiye haje Yesu Kristo icyo nshaka urusunga nicyo gukora ujyana iki tukona ufite Imana ngo yaza kumutayitwara ngo arayimutana ayijyana mu buvumo ayihisha n'amagingo nayanga. Yeremiya nicyo yakoze ngo bashaka ngo turashaka tujyane mu tuguhemba toya narabahanuriye byiza ko mwinjoka ngo araza abura ikintu afata abati ndayibuze ariko reka ntwara ibikombe
ngo atwara udukombe twose n'ikimenyetso cy'uko yabuze Imana, ngo atwara ibikombe arabijyana utwo. Yari yabuze Imana. Imana yacu ntifatika, Imana yacu ni umwuka. N'abayisenga bayisengera mu kuri no mu mwuka. Amaze ku Mana yacu. Ibi bikombe rero yajyanye, Nebukadinezari yajyanye, yarapfuye asimburwa n'umuhungu we bita Beliteshazari, ngo ari mu kwishima, ngo yerekane ubutware bwe n'umugabe bwe, ngo ahamagaza bya bikombe, ngo abinyweshe inzoga n'ishorekeze n'amahabaraye. Ise yarapfuye ntabwo yawuresheje, yaranyaze gusa, ariko agatitiba uyu muhungu ngo yishima hejuru y'Imana ya Isirayeli. Bazana bya bikombe ati muyizane mbinyweshe inzoga n'ibiki byose ari kumwe n'ishoreke. Ngo yarakoze ibirori ari kumwe n'abandi igihumbi. Ngo akimara gutekereza ibyo ngibyo, ngo urutoki ruramanuka rwandika ku rusiga, rurandika ruvuga ngo many tekeli of Palestine. Izo nzozi rero iyo nyandiko ngo yaragiye gucumita mu mutima buri amahoro. Ariko tugombuza amahoro rero, mbonye inyandiko kandi n'abapfumu yandikwe n'isite n'izisobanure, ngo barabahamagara birabananira bijya bibananira. Abaje gusenga haleluya. Ngo bibananiye rero, umugabekazi mama w'umwami yibuka ko hari umuhungu uba mu mwuka wera. Aramusanga bati mwana wanjye wihangayika, hari umuntu papa yagiraga muri iki gihugu ntaho yagiye. Isi nikwanga umwuka wera azagutarura. Yari n'Imana yajyaga asobanurira so, none wahangayitse dufite umuntu. Niko twasomye rero bamuhamagaye, yaramuranze. Umuntu yakuranga wiki, umuntu yakuranga wiki. Niko twasomye ati Danieli, uruwa data yakwera Abayuda b'abanyagano, ariko mama yakumbwiye numvise bavuga kuri mwuka w'Imana. Umfasha umva ntabwo ukuntu abandi barangwa. Numvise bavuga kuri mwuka w'Imana, none kandi muri mu bwenge bwinshi no gushishoza n'ubuhanga. None ibintu narose ko universite byayinaniye n'abahanga n'abaminisitiri wabidusobanurira, kandi ndaguha ibyo ushaka byose. Aravuga ngo impano zawe uzigumanire. Nicyo cyinshi impano zawe zigira gutera uzigumanire, ariko ndakubwira ibyo umwami Imana yashatse kuvuga. Dore mwami wabonye urukuta urutoki rwandika ruvuga ngo many tekeli of Palestine. Uzi icyo bazize? Ni ibikombe bya ya Mana. Iso ntabwo yakoresheje, kandi uzi ko so yigeze kuyishongora ararisha. None we wakabije rero, ubwami bwawe buranyazwe. Iryo joro yarayapfuye, iryo joro yarayapfuye, umuhungu yarayapfuye. Danieli wenda nzagaruka mwigisho. Danieli yakoze kuri izi ngoma, anagwayo yoherejeho ati nimutahe nzasigara. Wabishobora? Yabasengera izi 21 barataha babiri amasengesho y'ibyo bya. Wabishobora? Ahubwo ati niyo uri bugeni sinzi bari bati nimutahisha Imana ikoze ngiye nzagomeno musubire wanyu. Ariko umuntu yaguhanuriye inzu araza akajya kukukura ati mu ntebe nziza ya bose nanjye nayari hanoye. Umugore washatse ati n'uwacu nawe amugira ubinijya wamwanoye. Umwana ujyaye wefura uyu mwana no wanjye nijya wamwana apfa kuba yaraguhanuriye gusenga soro byose bibibisi. Uyu munsi guteka inkoko dushime Imana injya wayana uko akazi kumaraho ibyo byose akadukumaraho yarahanuriye rimwe gusa. Rimwe gusa wishyura imyaka yose. Wakwambara neza ati giti Mana ninjye yanyuze. Wagura akamodoka ati yinjira nyamaza nikoze ibiganza n'Imana yanyuze. Wajibura uwo mubyiwana twarawubonye za bituma. Mbese aragira akakugira ingaruka muheta. Kubera ko yagize gute? Yabonye ariko impano zawe zigumanye. Ni mutahe Imana ikoze imirimo. Abaje gusenga haleluya. Abaje gusenga haleluya. Agaciro rero k'umuntu w'Imana karakwiriye.
arengera benshi. Igihe kimwe nakoze sorti kandi dirije wakora marabi minota ibiri muragene twagiye za Nyamasheke 2018 dukora sorti tugezeyo nkurana n'akaga ntigeze nkurana ko mu miremire yose. Twari kumara iminsi ibiri nari najyanye n'abacuranzi nari nzi kurepetesha nari n'umudije mwiza nari narepetesheje umucuranzi wese w'ikigali namukozeho tujya mu mapasiteri na gatandatu ndacyaza baririmbyi ndarepetesha. Nari maze ukwezi kose nsenga buri cyumweru dusengera isamugu ukwezi kose chaque dimanche après tukayisaba mu gusenga yabijoro dukora sorti turagenda. Tugeze mu kibuga turi buririmbire dusanga umukecuru umwe yatwiteguye umwe afite imbaraga mbi ziteye ntitwamenye wari igihe yagiriye mutikizi tukigera mu kibuga aduteza intozi kandi aziteza sipura mu mutwe ukomeye ubikora ni umutwe wa sipura kuko tuyita salo niwo uheraho ureba iyo bafini na korali bifini na yose. Intozi zirabarya batazireba. Yesu we. Zirabarya. Zibahera bacica zirabarya kandi bari kurimbana n'abasirikare. Iyi ntambara ni y'umwuka ntabwo ari y'amasasu. Zirabarya tuyere kubijyana. Ngura deploying njyana baririmbyi hirya no hino hasigara 40 n'abandi bajyana hirya no hino ku misozi. Turasenga ariko dukomeje gusenga tubwira mwene data umusivile utarukanije na moteri arayifata arayica uwo muzigo kandi yamushanyiriza arayiniga yana kwaka aduteza inozi afata n'umuriro ubwo twari twayifekefeke. Umucuranzi rero wafashe gitari kumubwira ngo umuriro wawuze ahita agwa kumubera niyo mpamvu turabarabara hafi amasaha izuba riturengera umuntu tugiye kubona tugiye mwene data yuzuka we arimo ngo moteri neza yuzuka we aragenda bityo ari mu ndimi asanga moteri asaba umugozi nawe wari wacitse baramuhamye aramba ikiganza y'aluminium y'icyuma moteri arasenga avuga mu ndimi akurura rimwe moteri raka habana moteri raka abaje gusenga hari imaze kwaka intozi ziragenda mwene data no kweza gukora ngo yawe pasiteri ejo baramusengera yuzuye umwuka we agenda avuga mu ndimi naho umwuka arimo kumusangisha wa mukecuru ryari akakigura n'umukana agira agaciro agenda avuga mu ndimi n'umwuka aramushyira mu ndimi asanga wa mukecuru wajyanye mu garane tutazi yumva ibirindi uko agenda avuga mu ndimi wa mukecuru bagiye kugira ngo aravumbuka n'ukana baramwirukana aramukura n'ahangaha bamugeza ku gitega mu minota 45 bampaye indirimbo zigera ku 10 twakoze konseri karaba hakiri abantu 300 iyo tukagira iyo mwuka twari kugeza muhaguruke dusenge uyu mwuka muvuga murawufite uyu mwuka utawufite iwawe watera kabiri agaciro k'umuntu w'Imana numvise bavuga Imana ikwiye kongera kugira ikikora mu bugingo bwawe abaje gusenga hano Imana ikwiye kugusanga ikagira ikikora mu byawe muri bya bintu ukora Imana ikagira icyo ukora ndambura ibiganza undi witeka ngo ni imbere yawe Imana nyiringa murahabana uri Imana yacu twaje imbere yawe kandi turahabona ariko iki cyumweru ukore ibintu bitangaje icyumweru ukora ibintu bikomeye utugirire inama uturwanire
tubere umwami n'umukiza tubere imbaraga hindura ibyanze guhinduka ngwino aho tutareba ngwino aho tutagera ngwino muri twebwe isi ya none tuyigira umumaro itorero tuyigira umumaro natwe ubwacu tuyigira umumaro tugukorera amashyi turagushimira